Yes, ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri Byose Media TV. Uyu munsi nkaba naguteguriye inkuru, akaba ari inkuru nziza ndetse akaba ari inkuru y'umusore bita Johnny. Johnny aturuka iwabo muri Amerika aje mu Buyapani gutembera, ndetse ubwo abaje gutembera mu Buyapani ntago bimumerera neza kuko yisanga yafatiwe mu Buyapani. Iyo bamaze kumufata bamuzana muri gereza mbi cyane, iyi gereza ikaba ifungiyemo n'abantu, ndetse ngo abenshi muri bo mu busanzwe bakaba baba ari abatinganyi. Iyo bamubonye bamubonamo akana gashyashya, mbibutse uyu Johnny ikiba nta kindi, bamuzana muri gereza kugira ngo afungirwemo, ndetse yisangamo nawe atazi ngo byagenze gute. Ari nabwo ahuriramo n'abasore ndetse babatinganyi bamubona bakamubonamo ari umusore mushyashya bumva batingana nawe. Uyu musore agerageza kwirwanaho, arwana n'aba Bajapani babasha kumufata ku ngufu muri gereza, ndetse muri kwa kurwana birangira ubwe umwe muri mushuti we umwitaho umukunda uba yaramwakira akigera muri no gereza birangira apfuye, ndetse mu kwicwa n'aba basore b'Abajapani Johnny nawe mu kwirwanaho birangira yishe undi mu Japani. Abajapani baramuzana bakamushyira hagati bagatangira kumubwira ati n'ubundi warananiranye, ntabwo twibaza impamvu umunyamerika nkawe yakwisanga mu Bujapani mu buryo atazi. Ibi ngibi bagatangira kuvuga bati turaza kugufungira muri ndabyemeye, cyangwa se niba ngombwa tunakwice kuko tukwice anga nta muntu wazamenya n'ibyawe. Umusore bamujyana muri ndabyemeye barangiza bakamufungiramo, ndetse umusore amaramo igihe kinini cyane bamutoteza bamukubita amazi, ndetse aya mazi ku bantu bafunzwe baba babizi uburyo amazi ababazamo, ndetse birangira bamukuye ahandi bakamuzana yenda gupfa. Ari nawe ahurira n'undi mu Japani nawe, uyu mu Japani nawe ubufungiye mangaha ariko yarafunzwe bigizwemo uruhare na bene wabo baba baramufunze bamushakaho, barimo baramuziza imitungo. Atangira kumuganiriza akamubwira bene wabo icyo bamuhoye, akamubwira icyo arimo arakora mangaha, ndetse uyu mu Japani akamubwira ati ndabize vuba ngaha turaza gufungurwa. Wa musore we nabonye uri umwana mwiza, uburyo wanyitayeho tugiye urano muri gereza, kuko uyu musore kubera abakora rimwe bamujyana no guteka bikarangira atangiye kwita kuri uyu mu Japani mugenzi we, ndetse uyu mu Japani amuga ati ngiye mba mu gatsiko kabayakuza, ndetse ndagira ngo vubanga niba ngombwa tuze gushaka uburyo ducika, kandi uramutse umfashije bino bintu byaba ari byiza cyane kuko wakwakirwa na bene wacu, nubwo bamwe muri bo bamfunze ntago bisobanuye yuko bose baba banyanga. Uyu musore araza ndetse agatangira kureba mugenzi we aba yuzuye tatuwaje z'Abajapani, ndetse mugenzi we bamutanganiza yuko atazigera afungurwa amangaha kubera abantu baba barabigizemo uruhare kugira ngo afungwe. Mugenzi we ahita akora cya cyemezo cy'ubuswa cy'ububwa, cya kindi cyo kwiyahura aricyo bita kwiyica. Abajapani bino barabikora, arikata yamara kwikata akavuga ati wa musore we mfite amafaranga nkagira n'ubutunzi, umunsi uzabasha kuva amangaha nzakubwira abantu wagenda ugahura nabo kandi abo bantu bagufasha, ndetse uramutse ubabwiye ko ari njyewe muntu twahuriye muri gereza ndetse tukaba twari inshuti bya danje, Abajapani bagufasha. Ibyo ndabizi. Umusore atangira kwitekerezaho, ndetse akareba uburyo mugenzi we yiyahuye, ndetse nawe agatangira kwibaza ati se ubundi iyi gereza nzayivamo cyangwa nzayipfiramo. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku muntu w'umunyamerika, ariko igihe kiragera umusore agasohoka, ndetse asohoka afite fresheri yiyogoshe asa neza akeye bya danje. Bya bindi baba baramufunze ko n'ubundi basanga nta cyaha afite, baba baramufashaje kwitemberera, bigera nyuma bakabona yuko nta mpamvu n'ubundi yakabaye ituma bamufunga bikarangira bamurekuye. Ariko buri uko agenda aba yibuka amagambo yabwiwe na mugenzi we bita ngo ni Yukushi aba yarahoze ari inshuti ye bahuriye mu Japani ni Johnny, ndetse iyo bageze hanze uyu musore ahita asanga umwe mu basore ba Kushi baba bamusanze hanze, bagatangira bakamwakira bakamujyana, ndetse uyu musore ntabwo asubira iwabo muri Amerika kuko abazi ibyo mugenzi we yamubwiye. Baramubwiye ko Abajapani ari abakire, ndetse akamubwira yuko bamufunze bakamufunga bamurenganya. Uyu musore nawe kugira ngo atahe arabyanga, ndetse agenda agahura na bosi wa Yakushi baba bamwita ngo ni Zukutu ni amazina y'Abajapani, ndetse Zukutu atangira kwizera uyu musore kuko abazi ko uyu musore atazi icyatumye uriya mugabo bita ngo ni Yukushu afungirwa hariya muri gereza mugenzi we. Batangira kumwakira bakamwiyumvamo, bakamuha ikaze, bakumva nyine ni inshuti yabo, ndetse nta nubwo bigarukira aho ngaho batangira gukorana mu mabizinesi. Nk'uko mubizi buri abanyamahanga kenshi ngo bakunda nako
abaturage nk'urugero nk'abanyarwanda gukunda abanyamahanga bya danje, ku buryo nk'umunyarwandakazi yabonye umunyamerika niyo uwo munyamerika yaba ari umukene naribi. Ndetse ubwo aba arimo agenda atembera ahura n'agakobwa, aka gakobwa nako ni akajapani, ndetse kaba ari agakobwa ka bosi uhagarariye abandi bajapani bose. Umusore nawe baba bamwicaye muri business tayari byatangiye, ndetse ikirenze kuri ibyo bosi ubwe aba yatangiye kumwizera, ari no kumufata nk'inkoramutima ye. Ndetse uyu musore ahura n'umupolisi, umupolisi akamubwira ati umva, bari abantu muri gukorana ni abagome, ni babi, ni ibyihebe, bariba bakica bakagurisha abantu, ibyo nibyo bikorwa bakora, ndetse twe twabuze umuntu wadufasha kugira ngo tubashe kubageramo. Uyu musaza bumuvugisha aba ari uwa Interpol, cyangwa se abantu kumutazi Interpol twavuga ko ari nka International Police cyangwa se polisi mpuzamahanga. Akamubwira ati twebwe dukeneye umuntu wadufasha tukabasha kwinjira muri biriya byebe by'abayakuza, kandi twabonye yuko ari we muntu batangiye kwizera, uramutse wemeye ukadufasha nyaboneka waba dufasha. Umusore arabyanga, ahubwo agakubita wa mu Interpol hafi kumwica. Ndetse icyo abamuhora uyu mu Interpol baba barahoze bakorana akamugambanira. Ndetse ubwo uyu musore yazaga muri Amerika nawe aba yarahoze ari uwa Interpol n'ubundi musanzwe, ariko agahita abona ko abanyamerika nta keza kabo, ahubwo akagenda akica mu Interpol. Ibyo bituma noneho boss mwenyewe atangira kumwishimira bya danje, akumva yuko ari we muntu banakorana, kuko ahita yibaza ati ubundi se umuntu wishe umunyamerika mugenzi we ubundi hari icyo bitwaye, n'ubundi uyu nguyu natwe dukoranye n'ibyaba ari byiza. Barabiserebura bagatangira bakanywa, ari nako banakorana. Umusore nawe aragenda akabikihebe, akabikigomeka, akaba wa muntu utavugirwamo. Ndetse umusore agatangira kwica abareba ibikorwa byose abandi bajapani bakora, harimo boss wa Yakusho ndetse na bagenzi be bose bahoze bakorana. Gusa umusore nubwo bino byose babikora n'ubundi nk'umuntu nyine wahoze akorera leta, ndetse afata abanyabyaha, nawe atangira kwibaza, akaza agatangira kwicuza avuga ati ese ibi ni ibiki nkora, ubundi ibi byari ngombwa yuko mbikora, nkatangira kwica abantu kandi bakabaye ari abantu mba ndinda. Umusore akomeza abyibazaho, gusa nanone bikamucanga. Uyu mubasa bari mubi cyane ku buryo mu busanzwe aba yohereza indwanyi mu kibuga ngo zijye kurwana, kandi akazisaba kwicana. Hano hari abakubita akamubwira ati wowe nakohereje ngo ujye mu kibuga urwane n'abantu unabice, ahubwo uri aho ngaho wasamye, ntabwo wakabaye ukora akazi mba naguhaye, aho kugira ngo wicare aho ngaho. Uyu mubosi nta mikino abagira, uyu nguyu yahita amwica. Ndetse nimba gutumye ku kazi bigombe ugakora ikarangire, mu gihe wumva ko kazi utakarangiza, ubwo nyine nawe urabyumva gusesekara mu rugo tayari kwicwa. Nta mikino mbese mu yandi magambo uyu mugabo bafite. Uyu musore arongera rimwe agasohoka akongera agahura na ka gakobwa, kaba ari agakobwa ka bosi, akabona agakobwa ni umunyamerika mbibutse, akabona agakobwa kari kubyinana n'abantu mu kabari. Gusa nanone nawe urabyumva nk'umuntu uri aho ngaho, ntabwo byapfa kukorohera ko wabyinana n'umwana wa bosi, icyo kiba ari ikibazo. Ndetse umwana wa bosi ntabwo abagenda yenyine, abagenda arinzwe, bya bindi byo kuza wivugisha ngo uringa gari na reka mwihangane gato cyane, kano kantu tugakosore. Uyu mukobwa ntabwo aba ari umwana wa bosi, ahubwo aba ari mushiki wa bosi, ndetse abamufuhira byadanje ku buryo kuba yakubonana nawe uri umupagasi biba ari ikibazo gikomeye cyane. Umukobwa batashye, mbibutse uyu mukobwa abafite abantu bagenda bamuherekeje. Umunsi umwe wa musore amuherekeza, umukobwa akamubwira ati ubundi wowe uri imbwa ya musaza wanjye, ntabwo wagerageza ngo uze unyiyungeho. Gusa umusore aramureba, nyine murabizi buriya abasore turi ba bantu nyine ngo turi indangari, ku buryo umukobwa wese ugufatisha akakubona atura hasi, ntabwo ajya kure, ntabwo ajya atinda. Agakobwa karamubwira ati wambabariye ukaza nkagutamo. Umusore akabyanga, ko buriya gutabwamo n'umwana wa bosi byarutwa nuko watabwamo n'igiti, buriya ibi birarutanwa. Ndetse aza kuganira n'uyu mugabo, uyu mugabo nawe ari umwe mu bapagasi ba musaza wuriya mukobwa, akamubwira ati ese wa musore ko mbona witonze, nta nubwo ujya utekereza kuzasubira iwanyu, ko hano mu Buyapani abantu bapfa, ibintu byose bikaba ari ibibazo, ntabwo uba ubona ko byibuze wazatekereza ukagira ahantu ujya. Umusore aba arimo atambuka, mbibutse akazi baba bakora. Musaza wuriya mukobwa ni ukwica abantu, kugurisha ibiyobyabwenge n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi musaza wa boss ntabwo aba yubaha abakozi bakorana, ukora akantu gatoya aguca porushyi. Hano nta bintu by'imikino biba bihari, mbetse mu yandi magambo barakwereka boss amuga ati umva
nimba udashoboye kugendera ku mategeko nk'ayandi bapagase abandi bapagase bagenzi bawe, icyo kizaba ari ikibazo. Ndetse umunsi umwe bosi aramubwira ati pfukama hasi. Umwana icyakora nta kindi apfukama hasi, uyu aba ari umukozi wa bosi, kano gasore kamutunze imunda, pfukama hasi. Umusore akamureba, icyakora nta kindi ahita amwindukiza, kuko uyu musore wahoze ari uwa Interpol, ari uwa polisi mpuzamahanga, akabatunga imbunda akababwira ati imbunda zanyu zose muzishyire hasi cyangwa mukanyambarase. Bano bahita bavuga ati okay niko bimeze, barakwereka basekuru umukobwa ubwabo ari nabo bahoze bakoresha wa musore bita ngo ni Yakushu wapfiriye muri gereza. baba ari abarakare, ndetse baza kuganira bakavuga bati uriya mukozi mwazanye mushyashya hano ni ikibazo, ntabwo tumushaka ahangaho. Ibaze ko atangiye gufata imbunda akazitunga abandi basore. Bakwereka barimo umusaza umwe ugerageza kumuburanira, arababwira ati ariko ndumva nta kibazo kirimo, umusore nimba bamutunze imbunda ntabwo numva ko kwirwanaho, nawe ntabwo umuntu yagutunga imbunda ngufi. Bano bakamubwira ati ntabwo ariko abajapani bakora, abajapani ntabwo tugambanirana. Ikindi muri byo, ukurenze abakurenze, ukuruta abakuruta, uba ugomba kwemera ukicara ugakora ibyo ukurenze agutegeka. Ndetse umusore we aba ari imbere ya bosi mukuru, ndetse akaba ari papa wa wa muhungu uvukana na wa mukobwa. Uriya mukobwa we ntabwo nafashe amazina ye bya nyabyo. Barakwereka uyu mukire aravuga ati umva, ntabwo nshaka kugira ngo nzabone abantu muri muragenda mu Rwanda ibiri kubera hakurya birangire. We wakoze ikosa, ica agatoki, ahita yica agatoki, kuko batunze mugenzi wawe imbunda. Kandi ubundi nk'abayakuza ntabwo baba bagomba kurwana hagati muri bo, ahubwo bo baba bagomba kurwana n'ababarwanya. Ubwo rero ni murwane n'ababarwanya, apana kurwana ubwanyu. Muze arataha, muze aba yamaze kubyumva ko kari agasore nta kosa kakoze, ndetse ibyo kakoraga nta mutima mubi, byose kakoze kabikoze kirwanaho. Icyo akora ahita ahana ababwa atunze imbunda. Barakwereka muze abataye mu masaha n'injoro mu modoka nziza cyane, imodoka imeze gutyo. Muze gutambuka ubwabyo nuko umwunamira, ndetse muze atangira kwizera kano gasore. Ni ikibazo kubona umupagasi uje ejo bundi uturutse muri Amerika atangiye kubahwa na muze papa w'umukobwa, akamuha agaciro, bakajya no gukina amakarita. Urabyumva nk'abandi nk'ibindi byebe by'abayakuza biza hakuno bikaza gutangira kuganira binagambana mu bya hato na hato, bitangira kwibaza ukuntu Kavanara atangiye kubahwa mu bandi. Uretse uyu mugabo wenyine aramubwira ati wa mwana uzajye witonda. Akamubaza ati umwana wa boss muri kuryamana? Uyu musore agahita avuga ati oya, umwana wa boss yaneze. Uyu ngiye agahita amubwira ati bizabe byiza ntuzaryamane nawe, kuko abajapani ubwabo kumva ngo umwana wabo yaryamanye n'umuntu w'umunyamahanga, icyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero uzabyitondere wa mwana we, bitazarangira bikubayeho ikibazo bikarangira uciwe cyangwa se ukanapfa wa mwana uzize ubusa. Cyane ko hano wowe umeze nkaho nyine yego wabonye ibyangombwa kubera ko wabashe gukorana n'umugabo ukomeye hano mu Bujapani, ariko wibeshye gato nawe yaguhinduka, kuko uko agufata birakaza benshi bikababaza benshi. Ubwo rero uzajye witonda atazagira umuntu uzakubona uryamanye n'umwana wa boss, cyane cyane musaza we. Icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Umusore nawe aza hano kwishushanya amatatuwaje kugira ngo agerageze kwisanisha n'abajapani. Gusa uko uyu musore yavuze ko ataryamanye n'uriya mukobwa, kumva uko bamushushanyaho udutatuwaje agatangira kwibuka ubwo yari aryamanye, ubwo yari ari kumwe n'uriya mukobwa. Tatuwaje zari kuri uriya mukobwa, sinzi ukuntu wavuga ukuntu wabonye tatuwaje z'umuntu runaka mu gihe uwo muntu mutaryamanye. Mbibutse baramwiyamye, muze aramwiyamye aramubwira ati witonde ntuzigere uryamana n'umwana wa boss. Kumva ikigaragara bano bantu baba baratwitse ndetse baranahakongoye. Barakwereka hakuno aruba arimo arandika yiyandikira inyandiko ziwe. Umusore uko agenda batangira kumureba nabi abana bo mu Japani, ndetse bakareba ukuntu sasa kana ka boss gatangiye kureba uriya musore, n'umusore nawe akakareba bagatangira guseka. Buriya hari ikintu utabeshya ku bantu by'umwihariko baryamanye, bwo kiba ari ikibazo cyane kugira ngo uvuge ngo nge ntabwo naryamanye n'uriya muntu kandi ari ibintu bigaragara. Ni gute wabwira umuntu ngo ntabwo waryamanye n'umuntu kandi abibona ko we n'umwana murimo murarebana muri buriya buryo? Gutega batangira kugenda batemberana, bakagenda a distance, byabo bakabikora mu ibanga ku buryo nta muntu wabibona. Ndakubwiye uyu musaza wo mu Japani
aba afite ikintu bita cortege y'abantu my friend. Cortege ubundi aba ari imodoka, ariko hano naho reka dukoreshe iryo jambo bita ngo ni cortege. Nabirenze muzehe rimwe aza kuganira n'abandi baganira kuri business, ndetse muzehe ibyo akora byose abashyirira mwana w'umunyamerika imbere, abwira abandi ba boss yuko uriya mwana akora akazi neza. Ariko uko abivuga ibyo bibabaza abantu benshi bya danje, bikarya abantu benshi cyane bidasanzwe, kuba byonyine boss umukuru uhagarariye bayakuza arimo aratakagiza kano kana k'akanyamerika, kandi abona hari abandi bajapani bagenzi be, hari abajapani baba babireba nabi ndetse cyane. Reka mbibutse nyaboneka nimukore subscribe kuri ino YouTube channel yacu bayise ngo ni Byose Media TV, hanyuma nimukoraho subscribe ibindi byose muzabimbaze. Ndabizi ko nge namwe tuzaba amaji tukaba amaniga, kandi udufilime twacu muzajya mutureba gake gake mutunyunyira mwitonze naribi. Barakwereka umunsi umwe, barakwereka uyu musore hari agasore kaba gakunda uyu mukobwa nako kakajapani, kakaza kumukoraho, umukobwa gatangira kukabwira ati ndakwiyamye n'ikindi gihe uzabaze, ibi nago bikureba bitari ibyawe, jya ureba hirya, ujya ureba ntukazajya ureba bitakure. Uyu yaramubwiye ati twarakuranye mukobwa, umva ndikura. Kuba twarakuranye ntabwo bisobanuye kuza unkorakora. Umugabo afata agakobwa ku ngufu. Mbibutse kano gakobwa afashe ku ngufu katangiye gukundana n'umwana w'umunyamerika gake gake, amufata ku ngufu. Yamara kumufata ku ngufu, tubonye yaruterura umukazi cyangwa se icyuma, twabonye umukobwa aryama atyo. Umukobwa numbaze nimba bimugendekeye neza, kuko icyo tubonye ni uko uyu mukobwa bamufataga ku ngufu. Uwamufataga ku ngufu ni umwe mu bajapani kandi bakomeye cyane banarenze. Biragenda gute? Nge banyita Perfect w'Imana, ni nanjye w'i Rwanda. Aka nagasobanuye ikirenze kuri byo nge nkabako. Buriya niyo mpamvu rimwe na rimwe nge mbabwira ngo nimukajye mubihakana, kuko kutabyemera byo simbabeshye nicyo kibazo. Mukore subscribe, musharinge izi filime zacu zigere ku bantu benshi, hanyuma muhite mumanuka muri comment mwandikemo ngo dukeneye kandi dukeneye part 2. Byaje kugenda bite ko tubonye uyu mukobwa afatwa n'umwe mu basore ba boss ndetse abizerwa bya danje, bemerwa birenze, bakamufata ku ngufu, umukobwa tukabona baye gutya? Ese uyu mukobwa arapfuye? Ciao, kanze mukanya dukomeze. Hanyuma ikindi nanone, uramutse ukeneye udukeneye wadusanga kuri WhatsApp. Ushobora gufata nimero ya 078 7510 721 ukayisevinga muri telefone yawe. Wamara kuyisevingamo biraza kugufasha kuba wahita ubona iki, wahita ubona channel yacu ya WhatsApp. Udufollowing ni Perfect Nyiribisiga. Numara kudufollowinga ibindi byose ubimbaze, uzajya ubona inkuru nyinshi cyane na filime zisobanuye zinagenda neza zitari roranti. Ibindi byose turi kumwe. Ciao ciao, love you so much. Bakit ang tunay na nagmamahal ay siya pang laging nasasaktan?